muraho mukomeye cyane gite umeze neza ndashima Imana nanjye meze neza rwose wenda ndi kuri video call naguhamagaye niwe muhamagara ntabwo byari byoroshye mbabura byagenze bite mbabura umbwire niba undeba reba ibintu mfite mu ntoki dore reba ibintu mfite mu ntoki niba undeba igikapu kiruzuye dore reba igikapu kiruzuye Yesu nahaye rwose dore ikarita iruzuye do ntabwo nigeze nyabara ariko ni ibinote byuzuye mu gikarito kandi n'amadolari inote imwe ni $1 hano turi ndi kubona ari saa 7 n'igice Allo ndi kukumva ni saa 7 n'igice twebwe hano tumurane nijoro we hano turi saa 7 n'igice z'ijoro Imana we reka nze muhereze za nimero za wa mubyara wanjye ayo mafaranga yamushira yego rwose reka nze muhereze nimero bawitonze kuva ku murongo reka hita muguhamagara bahuze yego hana yanjye ntabwo byoroshye ese baramfungurira ntabwo mbyizeye ariko uko byagenda kose kazi ni kazi utama kazi ni pesa so twagiye kama matebuka urwo rw'abandi ariko turabigerageza dukore uko dushoboye dukore iyo bwabaga ndatekereza igipangu ni iki ngiki naha ariko igipangu biragwira koko tarinze uko nimeze n'urugendo rutoshye twakoze ariko tugomba kugukurikirana gatanu kandi nyamuneka n'amasaha nijoro no kwitonda ko ushobora no gukangura babakuru babo ugasanga yes kanizere ko ukomeje kumererwa neza cyane wowe aho uhereye hose mu bice bitandukanye mu majyepfo mu majyaruguru burasirazuba n'uburengera bwaryo ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali uri hanze y'igihugu aho uherereye hose nizere ko bashobora subscribe kuri televiziyo imwe yanyu rukumbi kuri 500 televiziyo ibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye aho waba uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye mu kubara mfite ubwoba ni masaha ya nijoro twariyemeje kubagezaho ibiganiro bya buri munsi isaha ku isaha kano kanya ntabwo nigiye nyine cyangwa ntabwo naje ku bushake bwanjye cyangwa se kuza bwo ni ku bushake bwanjye ariko kuba ndi hano amasaha suko wenda akazi kawe kenshi ariko nabaye intumwa bantumye nagiye gutumikira abo bantumye ntandi bantumye kwa muganga bantumye barambwira ati genda ugereyo nyamuneka twatanze amafaranga batanze babemerera ubutunzi bibaye gutyo hashize iminsi 2 ayo mafaranga amaje kuyatanga bayatanze babahaye rendez-vous babahaye ni ya saa 6 z'ijoro zuzuye ubwo napimiranyije ndavuga nti cameraman nuko wenda bitashoboka ngo azimye itaraho gato ngo barebe ikizima gihari nuko kubera yuko turi gukoresha itara rya nijoro ntago byoroshye niba mukureba neza murabona umwijima hari n'amasaha ya nijoro ntago babyoroshye tugomba kubagezaho ibiganiro byanyu bya buri munsi mwebwe mushaka kudutuma nare babwiye mugomba kudutuma n'uyu yadutumye ari hanze y'igihugu ntago ndibuvuge igihugu arimo ariko ari hanze y'igihugu afite abana mu Rwanda ashaka gufasha ariko kubwizo mpamvu yavuze ati ngiye nariwe n'amafaranga n'abantu benshi cyane nariwe amafaranga igihe kinini nkoreza amafaranga uwo nayohereje ibyo tuvuganye ntabinkorere ahubwo gusa ibyo bintu ni ibintu byeze ugasanga uwohereje amafaranga uyoherereje ugasanga ntakoze ibyo yakwemere ko agukorera ahubwo akurira amafaranga niba besikoro tuba tuvuga kano kanya rero ngewe mu masaha nijoro kuri rendez-vous batanze nabanje kuvugana na muganga arambwira ati nta kibazo wowe uze kuhagera uze kutwara ubutunzi ubushyikirize abo bana so ndagerageza mbikore uko natumwe nk'intumwa niyica babizi neza cameraman hica ntiyicwa intumwa ntiyicwa yego cameraman arakoze kunkosora kiragwa cyagitannyeho gatoya ariko aragitanuye so tugiye kugenda tugere n'ahantu hateye ubwoba niba muhabona haba hari imikoki myinshi cyane
mbese ntago bari ahantu nyine nawe urabyumva sinzi impamvu batuye hano hantu ariko tuba tugomba kubikurikirana gatanu kandi twebwe icyo tureba ni icyatuzanye tujye kugenda tugereyo turebe uko byifashe twinjireyo wenda kameramani cyo mukunze ntago agira ubwoba nkanjye ariko aragerageza so tujye kugenda tugereyo turebe uko byifashe turebe amafaranga kuko ese aya mafaranga barayaduha gusa nese ubwo ako wantumye yihagane ko ndaza kunywa agafanta narasenze muri cyo mugani umuntu waba ugiye guhabwa ubutunzi Yesu na se nta mikino bagira so turi kugenda mu mihanda rukubona tugeze mu kayira kuko ntabwo twerekana inzira yose twaciyemo tuza ariko tugomba kugenda twitonze yego turi mu Rwanda rw'amahoro ariko tugomba kwicungira kamera neza kwicungira kuko ucanye itara imbere inyuma we kuko ngiye nta kindi kubona inyuma hari ndi kubona itara gusa na kamera nta kindi kubona so tugiye kugenda tugereyo twifashe uko nashatse gutangira intro hafi yaho batuye urugo n'uruguru rwa hano rwubakishije imiyenzi hatuyemo n'abandi bantu ariko umuryango bambwiye uyu nguyu urimo hano ruguru kamera tugiye kugenda tuhagere turebe uko byifashe ese baramfungurira ntamfungurira ntago mbyizeye ariko uko byagenda kose kazi ni kazi utama kazi ni pesa so twagiye ya kamera matebuka urugo rw'abandi ariko turabigerageza dukore uko dushoboye dukore iyo bwabaga ndatekereza igipangu ni iki ngiki naha ariko igipangu biragwira koko darinze uko nimeze n'urugendo rutoshye twakoze ariko tugomba kugukurikirana gatanu kandi nyamuneka ni amasaha nijoro ni ukwitonda kuko ushobora no gukangura bakuru babo ugasanga bakomereye nabi ariko tumuhamagare dukomanye hariho ingufuri kwanza ngwino urebe hariho ingufuri bibereke hariho ingufuri ifunze so kangerega muhamagare kuri telefone rero numva uko byifashe ntabwo wamenya ngo ni iki kijya mbere ariko ahantu guhagara binteye ubwoba twisubirira inyuma tumuhamagarire muri kakayira najemo wicungire utaza kwikubita hasi abantu ni habi haranyira nabonye hanyerera ndi tukurikirane gatanu ku kandi ayayaya kwahagara biteye ubwoba ahantu nkariya duhagarara hirya mu tumuhamagare tumubwire tuti byifashe biti kamuhamagare numva ko byifashe ko nsanze hafunze ntago napfa gukomeza mpagaze imbere hari amagini y'abantu reka Halo mwiriwe neza hanyuma rero amasaha wari watubwiye tuhagerera twahageze dusanze hafunze ari ingufuri sinzi uko byifashe ubwo ngo sinzi uko tuza kubonana kugira ngo dukorerwe ibyo wari watubwiye ko ugomba kudukorera nabomba mwaduhungu n'amasaha nabahaye yabahaye ariko koko namujyanye naduhungu twahageze rero ubwo dusanze hafunze sinzi ko tuza kubigenza kandi kubona iminota ari waduhaye yari yageze gusinzi uko byifashe sinzi byo ubicuri bidufashe ngo dukomeze mu mfuruka z'iwawe turebe yiki hano ni insina okay nitumara kuyibona ubwo turaza twanya tukuvugisha nta kibazo kamera arandangiye ngo ngihari imbere namukubye ndongera muhamagara ambwe ngo tutambike hariya ngo impande yiwe tutambike imbere ngo dukomeze ngo hano ari insina ngo tuhasange ikarita ihari
Tugenda tuyishake da. Uri tayari? Twagiye. Tugere rero turebe ko byifasha, ko ntabwo biba byoroshye mu masaha akuze nijoro hanyuma baririmbye ngo mbaha sinema. Kama buri kintu cyose ngiye mbonye nkigira amakenga, ntawe uhari. Aravuze ngo tutambike ngo hirya, ubwo hirya avuze ni ahangaha ngo ahantu ku nsina ngo hari igikarito gihari. We arambwiye nyine ngo hari ngo hirya ngo y'imfuruka ziwe, imfuruka z'inzu nimba ari ahani aho niho ngo hari igikarito. Niho hari igikarito. Ngikira nakibonye. Nateye ubwoba. Kuma nta kintu kiri musa. Nta kintu kiri mu, dusubire hariya tumubaze ko byifashe. Ubundi ndi kubona nta kintu kibereyemo. Basanga ari impamvu tubwiye ngo tugifate. Ntabwo byoroshye. Kameraman, ibintu byose buri kintu cyose kigira amakenga kareka agifite icyo gisobanuye ngaha ntiwamenya. Sawa musaza, meze neza? Kameraman, kanongere mpamagare numve uko byifashe. Akimana cyo mbonye kirimo scotch. Ngewe rero sinzi uko bisa kugenda mu gikarito, ndikubona nta kintu kirimo. Kameraman abibereke kirimo. Ko rero si ibyi scotch iriho n'urwembe. Yampaye nka data. Mani mfashe ibintu ntibinkurikirane. So ngiye kumamagana numve. Sinzi nimba hari ibindi bisaba kugira ngo bigende gutya. Kumamagare numve. Nge numva nifite ubwoba ariko sinkubeshye pe. Kumamagare nsobanura uko byifashe tu. Ko ndikubona ikarito irimo ubuzake ubwo. Halo. We. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Ya karito twayibonye ko nta kintu kirimo nkuko wenda batubwiye ngo tujye turebe ikarito ngo ni harimo umutungo nta kintu dusanzemo. Ndakumva mwaduhungu, ariko se murashidikanya mwaduhungu, ikarito ni mwayibonye se? Twayibonye ikarito irimo scotch na spaguru n'urwembe. Scotch n'urwembe, uranyumva neza? Funga iyo karito agahungu we, yifunge uyibonye niyo scotch uzirekeremo, ahasigaye uyiterure yikorere wagahungu we. Nta kintu kizemo se? Yikorere wagahungu we, numara kuyikwa umva wagahungu we. Ubundi ufite amafaranga inote ya 2 wagahungu we. Inote ya 2? Yego wagahungu we. Nyafite kuri telefone? Oya, kuri telefone ntago bishoboka. Ayafite mu ntoki, kuri telefone yo narayabonye wagahungu we. N'abazamu kuri telefone warayabonye? Banze umbwire ko ufite 2. Kamera hari 2 ufite ra? Ibi bagiye kubintiza tubishyiremo. Niba biguye wagahungu, ubundi nkubwire ikintu ugomba gukora. Yego. Nayafashe mu ntoki nyashyiremo? Yashyiremo wagahungu we, ufunga iyo karito. Ubwo ndafungisha ino scotch? Yego. Okay. Kambikore ntari bukiriho nta kibazo. Ikore wagahungu bazamurira ibyanyu. Wayataye sindabizi.
none se allo ndakumva wagahungu na nimbisoje nkora iki kindi wayashizemo wayifunze neza nayifunze neza rwose ntaribe zamura iyo karito yikorere wagahungu izamura yikorera banze wumva uburemere ifite bwo wundi nze nkubwira umutungo wagahungu mari nka data nese ko dukizemo we kamanze nikorere da narangije kuyikorera wayikoreye urumva umutungo urimo wagahungu uvuga ngo nta kirimo wagahungu we kuki upinga amakuru wagahungu ndi kumva ibintu biri kugenda biremera urumva wagahungu wo n'umutungo mbazamurira kugira ngo muzagire namwe iterambere wagahungu we nkura mu ndi kumva ibintu biri kugenda biremera nkora iki kindi icyo kindi ukora rero kumva uburemere burimo wagahungu wapingaga ngo nta kirimo ngo nise koce mwana yanjye ndi kubyumva hagarara neza yiture tura wagahungu nze ngo umutungo wagahungu we nkora iki kindi rambura ibiganza byawe wagahungu we ibiganza byombi wagahungu we ngaho umutungo wawe yego wagahungu we nabyo kandi babiri turabigarura twebwe dutanga umutungo wagahungu we kandi ibyo dukora byose wagahungu we tubereka imeza kandi mukazamuka namwe mugatera imbere uranyumva akana we yego noneho rero tega amatwi nkubwire ibyo ngiye kukubwira yego njyewe nakoreye abantu ibintu byinshi kubera imbaraga mfite nkura mu bakurambere mwabaha umutungo namwe mukaba mukazagira iterambere mukazabiha n'ababyeyi banyu n'abuzukuru banyu wakana uranyumva neza ntuzongere kujya mpinga ntago nagupinga pe umutungo wanyu nakubwiye isa ko ari ugomba kuwubona wagahungu we none ubu ngiye kuwukwereka n'abandi bose babirebereho uranyumva neza urakoze cyane pe rwose ntago njyewe njya mbeshya ibyo nkora biba ari ibintu bigaragara kugira ngo n'abandi babirebereho uranyumva neza naraguye kwa Kabondo ndagura kwa Nyiribyondo ndagura kwa Nyirikagorogoro bose nkabazana bose nkabazana nkaba imitungo mukazamurirwa imitungo mukabaho nge ntago ndi nka babandi b'indyarya bayirirwa barya abantu bagahungu yego ngaho noneho rero nyifungure nyifungure wagahungu we witire kurebamo umutungo wawe isaha yageze wagahungu we reba umutungo wawe kandi ukajya upinga n'abandi bose bajya bareba ko ari ukuri yego uranyumva neza katurebe turaguhamagara nyuma tubonye ko amafaranga ko yabonetse mana yanjye kamera ya scotch nayishyize dore ngiye ibintu ntabwo byoroshye pe kamera uri tayari mu gucunga neza kuko ni fanta yabaye guha mbere siko cyaremereye ku mutwe nkata nyumva mwana ibintu ndi kureba ntago buretse nta nubwo ari amanyarwanda buretse Yesu we ibintu birimo Imana Yesu we bana we ndebera we karito yuzuye amafaranga yabaho we do mama uretse nangaye amadolari umwana arimo amafaranga Yesu we ishanye ndayikubita mu fuka fata iryawe naye ndarikubita mu nasubuko turi oya ejo twagiye mwa cyakora mugani iyo twakinira mu bintu muganga zana noneho rero
Yesu we amafaranga nuko atarayanjye we giwe cameraman ndebera sha ndebera ndagazo ku kanote ka 2 dushyizemo 2 bya nyamunsuzi Yesu we turamuvuga ko twashyizeho 2 ubona araduhemba kwanza ntabwo twapfa kugenda gutya nta kaduhamagare muganga mana yanjye we Yesu mwami kanongere muhamagare pe kamera ibintu koko ngiye birandenze kanongere muhamagare numve kuyivugiraho hari gufasha n'abandi bantu kanongere ari kuyivugiraho yawe kadufungi karito rero tumuhamagara nyuma tufungi karito tajya n'abacana uko abajura nijoro bariba umva tajya n'abacana ugasanga baradutwaye kuko ntabwo twitwaje ko ntabwo twizeye ko ibintu tuza kubibona okay ngiye muhamagara numva uko byifashe yawe ibintu ngiye birandinze kamera mumba ko wigenje twagiye Alo we yabawe twabibonye pe mwabibonye mwana wanjye twayabonye pe mwemeye murabona yuko nabandi bose wabonye ko naguhaye amadolari none wowe ugiye gukira mwana wanjye baba we nukuri pe umuntu ayo mafaranga ngewe mwana wanjye imitungo yose imyinshi iri mu mandwa nyikura no hanze n'amadolari no mpamvu nagukunze nguhaye amadolari mwana wanjye genda utunge ikibazo ngiye barantumye ntago ari ibyanjye ugende wabwire n'abandi bose barebereho mwana wanjye uwo mutungo nguhaye uzawurage n'abuzukuru bose uzabakiza mwana wanjye ayo magambo rwose ndabibwira nyirayo uko ubimbwira niko nyina ntabimubwira pe nguhaye ubutunzi buzakomoka no kubuzukuru banyu bose ayo mafaranga ni menshi agenda yiyongera n'ibyo ukora byose agenda ukomeza kugira imigisha mwana wanjye nayo abakurambere bagomba kuguha ibintu byinshi kubera ko bwije watubwira byibuza indwara uvura kugira ngo n'abandi bafite ibibazo bakugane umva mwana wanjye ngiye mvura indwara nyinshi nkagaruza ibyibwe uranyumva yego nkakuraho inyatsi n'abantu bagenda bahuguze we wanza amareza acitse hano kugira ngo byibuza ko bwije nagira ngo byibuza utubwire byibuza indwara uvura kugira ngo n'abafite ibibazo nk'ibyo ngibyo babe bakugana ubafashe kuko twebwe wenda amafaranga turayabonye pe tubwire twebwe ibintu nkora mwana wanjye uranyumva ntanga umutungo uranyumva nkavura inyatsi nkagaruza ibyibwe mwana wanjye ubundi n'abantu bagiye bahuguzwa ibyabo nkagenda byose nkabibagaruriza mwana wanjye nubwo yaba ari imitungo ndayibagaruriza niyo waba yarakuriye mwana wanjye yaraguhemukiye nk'abarabarya iby'abandi ndamugaragaza nkamusana byose mwana wanjye ugasubiza ibyawe kandi ibyo yakunyaze byose ahubwo ngewe nkahita nkuzamurira n'ibindi ukabona n'ibindi byinshi mwana wanjye hanyuma abantu baca inyuma abagabo babo abagore babo bacana inyuma byo haricyo ibyo bafasha abo ngabo ndabafasha cyane iyo maje kubikora mpita nguha umuti ku buryo nta mugabo wawe uzongera kuguca inyuma cyangwa umugore akazongera kuguca inyuma mwana wanjye ibyo gutera akabariro byo bigufashe bite nguha umuti byose ndabisoza mwana wanjye ugakira ukamererwa neza n'ibyo byose ndabishobora sawa urakoze cyane ubwo reka tugushimire wakoze cyane witanze nubwo natwe bitari byoroshye kugenda yari inzira ndende kugira ngo tuve aho twavuye Kigali twagera hano tukaba aya masaha 7 z'ijoro turi kwiruka mu muhanda ntabwo byari byoroshye wakoze cyane nabo mu mahanga bose nabo mbaho ubushobozi nabo bangeraho mwana wanjye nkabaho ubushobozi nabakagira imitungo mwana wanjye
abantu n'abo hanze y'igihugu bose urabafasha nta kibazo? bose ndabafasha mwana wanjye, nabo bakagira ubutunzi, ntabwo ari mu Rwanda gusa mwana wanjye. Sawa, murakoze kandi mukongera kujya mupinga wa gahungu. Ntabwo kuzongera pe. Mugende mutunganirwe n'abandi bose kandi muzabarangire baze bafata ubutunzi. Yego. Murakoze mwana wanjye. Yego, murakoze cyane. So ngiye rero ndabona byandenze, twara ngiye guhamagara kuri video call uwantumye kugira ngo bize kugenda neza, tubigendanemo neza, kuko buriya kirazira gutumwa, wanza gutumwa uwagutumye ntumugezeho ubutumwa ko watumwe. Amafaranga nawe nsinzi uko angana, wenda ndaza kuyabara nyuma nitonze, ariko reka nze muhamagare ku murongo wa telefone kugira ngo video call, kugira ngo mubibone yibereye muri Canada. Nanze kuvuga ko ndahavuze kuko amafaranga ndayabonye. Nkamamagare umuntu wantumye kuri video call, muhamagare mubwire ko ubutumwa bwe nabubonye, ngewe ndi by'umugabo nusohoza ubutumwa bw'abamutumye, nta nigaye mu ijambo niko bakunda kuririmba. Rero ngewe so twamagara video call, ntaga kunda kamera, yarambwiye ati nyamuneka ntuzanye. Allo muraho? Mukomere cyane gite. Umeze neza? Ndashima Imana. Nanjye meze neza rwose, wenda ndi kuri video call. Naguhamagaye niwe muhamagara. Ntabwo byari byoroshye. Babura byagenze bite? Mbabura umbwire no. Niba undeba reba ibintu mfite mu ntoki. Dore reba ibintu mfite mu ntoki, niba undeba. Igikapu kiruzuye, dore reba. Igikapu kiruzuye. Yesu. Hanyuma rwose. Dore ikarita iruzuye. Ntabwo nigeze nyabara, ariko ni ibinote byuzuye mu gikarito, kandi n'amadolari, inote imwe n'idolari. Hano turi ndi kubona ari saa 6, saa 7 n'igice. Allo? Ndi kukumva, ni saa 7 n'igice twebwe hano. Mbona ni nijoro we. Hano turi saa 7 n'igice z'ijoro. Imana we, reka nze muhereze za nimero za wa mubyara wanjye, ayo mafaranga yamushira. Yego rwose. Reka nze muhereze nimero, witonze kuva ku murongo. Reka hita muguhamagara bahuze. Yego. Hana yanjye. Ntabwo byoroshye. Yishimye, ariko kugira ngo nijoro ntabwo dukomeza guhagarara muri karitsiye, na karitsiye twari turimo ntabwo tuyimenyere, ntabwo tuhazi. Reka tuve ku murongo, turaza kuvugana nyuma tuvuye muri ibi ngibi, tubishyire mu modoka twajemo kugira ngo tuze kubikurikirana neza twitonze. Turaza kongera kumuhamagara, hanyuma aduhereze nimero z'uwo nguwo, hanyuma tumushyikirize ubutumwa bwiwe, kuko umugabo nuhiga ijambo azasubiramo, kuko nimba umuntu agutumye kubera ko akwizeye. Kano kanya n'amafaranga hano atari makeya twahawe ngo dutumikire uwadutumye. So tugiye kugenda tubikurikirane, niba byiza ejo bibaye byiza, ngiyewe kwa ko n'ubundi byabaye hariho kamera, byaba byiza aya mafaranga tuyashyikirije uwo tugomba kuyashyikiriza n'ubundi nyirayo kuri kamera ari kuyareba, nawe ubwe uko umuryango wifashe, twareba uko bimeze, twareba n'ubuzima yarabayemo nuko ameze kano kanya. Turi mu ntara ya kure, ariko ntabwo byoroshye, tuba tukurikirana gatanu kandi ngiye igiti giteye pasonga cyatanga tubakanza babere shabye byabuze mutaya abademe cyangwa se hankananiye. Abo nimero zacu zo ziba ziri ku screen ku biganiro byacu bya buri munsi, ndanazivuga buri munsi. Kano kanya wenda iyi nimero ya muganga tuzayishyira ku kiganiro, wenda ntabwo igeze yivuga, ariko tuzayishyira ku kiganiro kugira ngo nawe aho uherereye hose ufite ikibazo cyari cyose gitandukanye, mumvishe indwara vuba nyinshi cyane zitandukanye, indwara za kandi zose arazivura, wamugana akagufasha. Kuko ngiye birantangaje uko benshi cyane, kuko hari nabo negusuza no ku bantu bigeze kubona, hari nigeze kujya nkabona ibyo bakoze birabaye, kandi namara kuhava haje iminsi mike ugasanga umuntu aramagambwe ati runaka yarandiye. So
kano kanya naje gusobanuza umuganga arambwira ati habayeho inama y'abavuzi gakondo hose turaterateranya tuvana mu nzira abatari mu murongo muzima, abari mu murongo muzima basura mu murongo. Niyo mpamvu n'ubu ngubu abo bateka mutwe bakiriho bakivuga bati reka dusaza imigeri kubera yuko ari ko kazi kare kabatunze. So Imana ikomeze kubarinda kandi kuvuga byinshi ni mu masaha nijoro ture umutungo w'abandi twahawe ntago byoroshye, ni inzira itoroshye. Hano twaciye imodoka twayisize hepfo kuri kaburimbo, ariko tuba tugomba gukurikirana gatano kandi kameramani ugera nanjye wowe ushaka kwamaza nimero nizazi ntabwo tuza kuzivuga. Imana ikomeze kubarinda. Ciao.